Muvandimwe, muri ubu buzima tubayemo ni byiza kwakira ibije nta gihunga, tukarekura ibigiye nta gahinda, ko byose bibaho kubw'ubushake bw'Imana. Niba udakurikiranye inzozi zawe, undi muntu azaza zikoreshe, wowe usigare mu bukene no gucika intege zo gukora ibyo bagukoreye. Ntukabeho udafite aho ushaka kugera. Nubona inzira uri kunyuramo itarimo ibikugora, uzamenye ko iyo nzira ntaho izakugeza. Ibyo ukora byose ujye uhora witeguye guhura n'ibikugora. Uko niko tubayeho muri ubu buzima. Abahiriwe si abumva gusa, ahubwo ni abumva bakanumvira, kuko kumva bitera kwibaza gusa, ariko kumva no kumvira bigatera gushyira mu ngiro. Nshuti yanjye, gukundwa ni amahirwe, ariko gukunda ni ubupfura. Guhabwa ni umugisha, ariko gutanga ni ubumuntu. Kubabarirwa ni impuhwe, ariko kubabarira ni ubutwari. Kubahwa ni ikuzo, ariko kubaha ni uburere. Ntukababazwe n'umuntu wihaye akazi ko kukuvuga n'ibyo yize atarabibonera akazi. Mwihorere ukomeze imbere, uwo ntacyo avuze ku cy'Imana yakuvuzeho. Ushobora kuba wirengagiza umuntu, yakugisha inama ukamwirengagiza, nyamara ukibagirwa ko isi nta gisenge igira. Umunsi wanyagiwe uzamukenera umubure. Muvandimwe wanjye, niba uzi ko ukunda gusaba cyane, itoze no gutanga cyane. Kimwe n'igisumba ikindi uzasuzugurwa ari wowe ubyiteye. Gutsindwa n'ubuzima kwa mbere ni ukunanirwa kwiyobora. Muvandimwe, mu gihe utarimenya ubwawe n'ibyo uzamenya ntacyo bizakumarira. Mbere ya byose banza umenye uwo uri we, ubundi ubone kumenya uwo ushaka kuba we. Ubumuntu nibwo bukugira umuntu ukomeye, naho amafaranga, ubutunzi n'icyubahiro, ibyo birangirira ku isi. Ariko ubumuntu ni umurage ukomeza kugirira abandi akamaro, naho waba warapfuye.